Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona we Songa libala oh ye Kasongo mbona we Mbona we Mombali nanga wahageze wagenda simata ariko mata uri kugenda na ubundi ntabwo nahageze ntabwo mbizi se kuvuga nabi nzasa nk'umuntu wahageze nkunga nde ishyura rero ntabwo nishyura sindanavaho se kuva nk'agakecuru agakecuru ni nyoko ubona ase wavuyeho neza kwitonze uveho neza uveho nabura yama abakecuru buva kuri moto bwayamazemo yishyura rero umuyaga wamennye amaso we kuki wazanye ikintu ko ritavuyemo fata nkurira wakikuriyemo se nta ntoki ugira wanyweyemo iki gisafuriya wagikuyemo se nta ntoki ugira se yishyura nyine ese wafashwe bagashaka amafaranga bite byawe ko numva ushaka kukugira abantu batishyura n'ubundi bamufite amagambo menshi umeze nk'umuntu utari bwiyishyurire wari ugiye no kuntura no hanze wamaze ko utaguye se ese nyishyura w'inkereza ese waretse nk'amagara akagenda nta mafaranga cyangwa mbwire mve kuri moto wayivuye hose wayivuye uyiveho yiveho ko yiveho nyine nta n'isoni wagakecuru wampaye amafaranga wampaye amafaranga ara kayampese nahageze yampe nawe wishyure motari ndabona afite amahane amahane ni nyina wa nyoko uyafite njye mfite amahane iyi moto ntabwo inywa amazi w'inkereza reba nk'akishe nyagakuru gusa nta mafaranga ariko kwitonde baze bakwishyure ahe nawe iyi moto sinywa amazi cyangwa wanyaramo ariko wakwitonze kanyare amaraso cyangwa unyara amashyira ariko ntanayinyaramo yinyaremo wahambuye aho wagushyirira wahambuye nyine hambura ushaka kunyaramo abo ndiko mbona ukunda nk'ushaka kurwara nta soni soni n'ubu utazi vuga nyare murebe ko nzibura ubusabuna wanyayemo ushyiramo esanse irengeje litiro zingahe nyare zijyamo zose uramaze saba rero tirindira baze bakwishyura kintuza yampaye cyavuyeho ibirahure arangije we yambara ikizima nese ari njye nawe nende wari ugutwe we wari untwaye batwara imbeba mu meyi namaze ariko akwitonze bakaza bakakwishyura amazi ibyo urimo niri ntiwegere neza gufatira kasi no kunuka twaserera nyine agakecuru umuntu bw'ubukecuru gusa bwiyemera umukecuru n'inyuma ndagukoze uruki nawe ni nyina wa nyoko mbese umuntu uje gusura n'umuhungu wawe cyangwa muhungu wanjye arya kuva i Kanombe kongera hano wanciye angana ni 6 uvuga 8 nubwo nuko wankabukiraga ariko buriya rwose pe uhita umubwira ko kugera hano ari 800 mbese ni umuhungu wawe mana nyagasane ibyo ntabwo ahubwo se kari gutinda ni sheri wanjye twamenyaniye kunoza kuri Facebook gatuje isigira Facebook ariko se uri mu biki gusa ibyo ntunze byose urabifite ariko cyangwa ashaka kunyiba ariko ibaze nguranye byumva ntabwo hanyoko umva gatuje ni ngombwa se ngo ibyo mfite byose mbishyira ahangaha iyi ni hamagara hari niyo ntwatingira wowe kuki abakecuru b'igihe mutajya mwiha agaciro yigo be uriye ko motari turi guserera nyine banguka ngo uko ndi kumuhagarika ngarajya yongera ngo mburi munota arajya yongera banguka harya wongeye hangara urame 10 yego dore yari yanciye 800 none ngo kubera namutindije ngo kwiki gihanda ese ubundi kuki wagiye gutura hano hari ibitaka ngura mwishyura 10 banguka so
araje ariko si ubu wari hehe koko moto imeze bite yaje sheri reka reka ese ni wowe mwishyure tujye uje kundeba ntazo ntabwo ari igihe wari kuguhamagara nshobora kuba nabitiranyije moto nta yindi moto iri aha hafi nese ko mbona uyu ni sheri wawe uyu ni sheri wawe reba se ari wowe twari turi kuvugana nubwo baseka ngo kagatuje nta foto bagira si iyi nguyu ntabwo ari wowe oya reka ndebe iyi foto ndabona ari ariya se ntabwo ureba mota ko ndozi si umusore angana nka so niwe ni sheri wanjye nje kureba twamenyaniye oya kukunuza yishyurire mwishyure nyine ibindi nduza angana nka nyoko yishyurire oya Sawa, ntabwo mwishyuye tukigendera. ntabwo wagenda utanyishyuye oya yishyure none se mwishyure hari ikibazo mudasobwa mfitanye nawe iyi telefone hari ikibazo ndayitwara mfitanye nawe njyewe ntuza kuva i Kanombe ngeze hano nawe hari ikibazo mfitanye nawe naguciye 8 kubera mwangirije yanciye umunani kubera ko akomeje kuntinza wanga kuza arahita Ni wowe yongera twahuriye kuri imbere. Facebook? ni njyewe mwishyure Oya, ibindi oya, turabivuga oya. mwishyure oya oya muyishyure mujye Uretse, mwatsi uretse, twese kugira ngo duserere wamwishyure nta mafaranga ndi bubahe urayampa none se wamwishyuye sheri urayampa ntayo ndi bubahe nyine mwishyure oya yigende yame ngende ntabwo gake tuvugane hari ikibazo mfitanye nawe ndavugana iki nawe Yesu uranze none ndavugana iki nawe none se wamwishyuye Njye akigenda nta kibazo mfitanye nawe ndakuvuna uramvuna yewe ntabwo none se wambaye wamwishyuye aho Uvuze? reka mubwize ukuri none se wamwishyuye none se urabona Amubwize ukuri. kuza kunyicaza Ibyo- ahangaha ibyo urabona bintu se urimo- wamwishyuye oya se Dore kuza mwarugonga unsunika n'abantu. vipi zawe bite byanyu kuza unsunika hari ikibazo mfitanye nawe njyewe ese wamwishyuye motari akigendera ntito murekurane uyu muntu murekurane tuvuge mudafatanye none wese se Banza wumve- agende atishyuye motari kandi ariwe umpamagaje bite bya nyine murekurane banza wumve wa namureka mugabo wangijije aba bantu widukiza Nyine rwose mureka- Reba ukuntu bamfashe. mufata ku mbere ishuri na mbere nawe ndagufata reba ukuntu bamfashe wangijije aba bantu murekure dukemure Nawe ikibazo nda- mufite hari icyo kibazo murekure none se Tuvugane yirutse none se banza ubwo umbwire tuvugane banza utamufashe umbwire wowe urambaza uri mu ntoki nese ubwo yirutse motari ngenda ajya gusorera na wowe motari uri mu ntoki umbaza ngo ntabwo turi hariya hepfo ntabwo nzi ndakuzi sasa guto tuyemo ni wowe baherutse gutora bakwita mudugudu ahubwo se guto utamenya ababa bayo yegora njyewe mba nibereye muri shuguri zanjye ngo murekure tuvugane ahubwo utamufashe none se wanavuga yirutse ntitubonye ubuyobozi Ariruka mwihangane ajya tugane murekure. n'ubuyobozi. ubwo se se ariko ko wamfashe nabi ndahamagara irondo nta kibazo ariko rize mufashe nabanza yishyure motari noneho aramwishyura murekure mumbwire ikibazo Ndayangana mufite ndamwishyura. gikemuke ndamwishyura ese undekure ubu ndabwirwa n'iki ko ari bumwishyure murekure ndamwishyura ntabwo aramfite kandi nageze imbere y'ubuyobozi niyiruka atishyuye oya ni motari ahantu ajya njya hehe kandi ngaha akiyemura mukire Njye ni mu mudugudu w'uyu mugabo. negera hagarara hano mutamwegere ikibazo ni iki hari icyo kibazo ikibazo rero reka mbyivugira utajya kubeshya ngo mbwira mudugu ngewe uyu mutipe twamenyaniye kunuzi hehe unjyanira telefone wowe mutuze ariko ngo reka mbwira nimbyivugire uyu mutipe twamenyaniye kunuza kuri nuzi kuri ntuza ku matelefone nyine gutyo uba ugifite igitelefone nuko ntayo nazanye nyine mukajya urara uvugana n'umuntu kuri telefone mutaziranye rero ampa gahunda ngo nzaze kumusura nyine ngo nzaze nyine ntago ngewe mbi nangaha ubwo rero twaje tuvuganira kuri telefone abwira moto aho ingeza moto ibingejeje hano umumotari kubera twatindanye uyu yanze kuza kumfata umumotari aravuga ngo nari naguciye ibihumbi si 8 wari wanciye ngo ndongeraho 2 b'ibicumi ngo kubera wa gakecuru wirira ubundi se ukuye muri ntuze kunuka nawe gakecuru nana ubundi agukuye hehe atuma amuye wishyura Kanombe mota kuri igisambo uramuzi wowe se uramuzi reka ngerageze mbere uzajya mubwira abantu ngo nuko ngo mwahuriye gusa nsanze muzi ariko uburyo namubonaga ntabwo nari nzi nyine niyishyura motari ibindi bibazo ubikemure mudugu okay motari we ikibazo cye nuko ye barame 10,000 yego hanyuma ibihumbi icumi by'iki twavuganye 8 maze amasaha 2 hano yahatinze kumara amasaha 2 hano umukuye muri Kongo se ni mu Rwanda moto ni yanjye si yawe twavuganye 8,000 motari arabyemera tugeze ahangaha uyu nabanje kumuhamagara telefone yanavuye aho yayijimishe aho iciriyemo motari avuga ati nanze kugutano nta nubwo bikira 8 muranyishyura 2 kubera ko mwantindije kandi twamaze amasaha ne motari antegereje okay kugira ngo bikemuke rero ikibazo cyanyu nsigare ngikemura neza niyishyura motari yego rwose ubundi muyobozi mwe mwiza dusigarane rwose
nampereza 10 ryanjye ngende oya ngiye motari ndamuhereza 8,000 baba wari wabona umuntu bakwira iryinyo ntabwo byashoboka umuyobozi sasa ntabwo byashoboka ndagu 8 mwaza yakubaha umuyobozi nawe rero wagira amahane ku byawe nanyishyura mbwira kode yawe nta kode ngira umuntu w'umugabo agira kode mbwira nimero yawe 078 ngiye gushyira 8,000 n'udashyira 10 ndakuvuna nta kintu wantwara ubuyobozi ntibuhari se mwishyure agende ubuyobozi iyo bwahageze niyo wari ufite imbaraga zirashira gira vuba agende dusigare dukemura ibyanyu njya ahubwo ubuyobozi buhari nibwo ngira imbaraga mbwira nimero 078 65 60 8 93 reba kuri telefone yawe si 10,000 bashaka zana ndebe mbanze ndebe ko yawe ngiye SMS si 10,000 bashaka ese ubundi wigiraga ibiki ariko rero sinkunda amagambo nk'ayo ngayo ziko wagira ngo warerewe mu wagiye wiha agaciro utereta akantu k'agakecuru ariko agakecuru we ese kumusuzugu anakikumeneraho ngo nuko umuyobozi ahari muhe kasika yo agenda siriwe agakecuru ninde motafoto agakecuru ninde wamukarita agakecuru ni nyina wa nyoko motari nubwo umuyobozi ahari nakujibura urumva niba bakwishyuye zingama bingutahe ndegura nawe agakecuru ni nyina cyana n'agahungu wa n'umujinya wo anesone se baraguha amafaranga warangiza ukaza no guteza abantu yakwakiza moto ubundi akagiye amafaranga umane yatuma nakugira inama amafaranga subaye ikorera iminsi inga nyina amafaranga umane yatuma nakugira inama mugira inama yicaye uyu ni uzayigire bene so ko nanakujanjura ne kose ndekura nawe urabona ukuntu nejeje twamenye ndafite amafaranga yawe wayabonye yese si wowe untejeje uyu mutubo mutubo nabonye amafaranga yawe mutubo niyo mbobo utereta ni wabonye amafaranga yawe ngiyeho rero tutaza wabonye amafaranga yawe cyane nawe wabonye cyangwa kafushye nawe uranshaka wabonye amafaranga yawe nawe uranshaka umva nkubwire uriya wagenda nakujegeje sibyo sinakwishyuye ariko ntabwo bakwishyuye murekurana ariko zinikira wagakecuru wandava umuntu yabimennye wacika wagakecuru kandi uyu mugabo afite ikibazo muduwe mbahamagara drone mudugu we motari mudugu bankubise wambwira ubuyobozi bwawe bankubise wambwira ubuyobozi bwawe atsa moto yawe ugenda cyana n'imbobo yawe umwaka wanyu ntunkurikirane nkabanje mana kono kankubitiye kasika hasi gusa ubu si we wayigura